Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ndetse tukabaha n'ubundi bujyanama ubwo ari bwo bwose ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Nk'uko mubimenyereye rero, tujya tubagezaho inzu zigurishwa cyangwa se zikodeshwa. Iyi rero muri kubona akaba ari inzu nziza cyane nk'uko muri kubireba ku mashusho. Ni inzu nziza cyane cyane kandi iri ahantu heza cyane, iri mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ahantu heza rwose kuri kaburimbo. Ni inzu rero y'akataraboneka kandi ikiri nshyashya, yubakishije ibikoresho bigezweho kandi bikomeye cyangwa se biramba. Iyi nzu rero muri kubona ikaba ifite ibyumba bine binini cyane byo kuryamamo, hanyuma ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira salon, salle à manger, cuisine, stock, ndetse ikagira n'urwambariro muri chambre principale. Iyi nzu rero akandi karusho kayo ni uko buri cyumba cyose kigiye kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda, hanyuma kandi ikagira annex twavuga nk'icyumba cy'umukozi, stock yo hanze, igikoni cyo hanze, dushe na toilette byo hanze, ikagira ikigega cy'amazi, ifite systeme za internet, ifite amazi ashyushye, ifite ibintu byose, ikagira kandi parking nini cyane nk'uko muri kubireba, parking nini cyane ndetse na jardin, ikagira ibaraza rya salo rinini, ikagira kandi n'ibaraza rya chambre principale, nayo ubwayo ifite ibaraza ryayo. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu yubakishije ibikoresho bihenze, irimo amakaro meza, irimo inzugi nziza cyane za muvura, ifite plafond nziza cyane za gypsum. Ni inzu nziza cyane, ifite kandi salo, salle à manger nk'uko nabivuze, noneho ikagira icyo twita cuisine American kitchen American kitchen. Yes, ni inzu rero y'akataraboneka, ni inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali rwagati nk'uko nabibabwiye, hanyuma ikaba mu karere ka Kicukiro, umurenge n'uwa Kanombe, kuri kaburimbo rwose, hafi cyane y'ishuri rya King David. Nubwo iri hafi y'ibikorwa remezo, iri hafi y'amashuri, iri hafi y'ibitaro, iri hafi y'insengero, iri kuri kaburimbo. Mbese buri serivisi yose ushaka wayibona hafi. Murabona ko ifite igikoni cyiza cyane nk'uko nababwiye nyine cya American kitchen. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, kubera ko nyabuneka irashaka amafaranga make cyane. Ninyita make ntumve ko ari make, ahubwo ni make ugereranyije n'ikibanza irimo, ugereranyije n'ibikoresho biyubakishije, ugereranyije n'agaciro kayo. Amafaranga mu by'ukuri ni makeya, naho kuyumva mu magambo cyangwa mu matwi ntabwo ari make, ariko ugereranyije n'agaciro k'inzu ni makeya, kubera ko ubwayo yakabaye iyarengeje. Ntabicishije amatsiko rero, reka mbabwire yuko iyi nzu ishaka miliyoni 90 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable, miliyoni 90 ziganirwaho. Urabona za garde-robe nababwiye, cyangwa se twa tubati nababwiye tw'imyenda turi muri buri cyumba cyose ugenda ugasangamo buri cyumba. Hanyuma rero kuri miliyoni za 90 ariko ziganirwaho, iyi nzu ukaba wayegukana. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyi nzu ufite miliyoni za 90 cyangwa se ukagira munsi yazo gatoya, kubera ko 90 ziri negociable, ziganirwaho. Wowe ngwino uyisure uvuga uti ngewe mfite aya ngaya, hanyuma tugerageze dukatuze, byanga bikunda urayigura. Iyi ni dushe muri chambre principale, urabona yuko ari agatangaza. Noneho wakataho ibumoso ugahita ugera mu rwambariro rwa chambre principale cyangwa se dressing room. Murabona akabati kari muri chambre principale, ni akabati keza cyane kanini, ku buryo yabasha kujyamo imyenda y'umugabo n'umugore, birumvikana. Hanyuma ukava mu rwambariro winjira muri dushe na toilette, wasohokamo ukagaruka mu rwambariro, ukava mu rwambariro ujya mu cyumba, cyangwa se ukava mu cyumba ujya muri dushe, uva muri dushe ujya mu rwambariro, utaderanje mugenzi wawe ngo umukangure, hanyuma ugasohoka mu rwambariro ukomeza ku kazi. Iyi nzu rero
ni akataraboneka, miliyoni 90 negosiyabure, iyi nzu urabasha kuyegukana. Yes, nawe ushaka ko tukugurishiriza ni karibu cyane, tubigukorere mu gihe gito cyane, kandi nawe ushaka kugura ngo tukurangira ahantu heza cyane hizewe, hatari mu manegeka, hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Iyi nzu kandi tubibutse ko nkuko twabwiye ko ifite parking na jardin binini, niko bigendana n'ikibanza, kubera ko ntiwabyira udafite ikibanza, kuko iri mu kibanza kigari cya metero kare 600. urumva ni hafi ibibanza bisanzwe bibiri. Murabona na ya annex y'inyuma, murabona ko naho kumesera, mbese iyi nzu irateguye mu by'ukuri. Wakunze inzu rero waduhamagara kuri ya nimero yacu mumenyereye muri benshi, ariyo 0788486797, cyangwa se ugahamagara kuri 0781233023. si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera, nta handi natwe dukorera, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Ni muri Centenary House muri etage ya kabiri rwose. Ukizamuka muri asanseri uhita ukata iburyo bwawe, ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited, ukaza tukagufasha ku bijyanye n'imitungo itimukanwa ibyo ari byo byose waba wifuza. Ni karibu cyane rero, kandi komeza udukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi tugusaba nyaboneka gukanda subscribe, ukande kukazogera, ndetse ukore na share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe bajye babasha kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, kubera ko rwose inyungu zanyu nibyo natwe biduhesha ishema kuba tubarangira mukunguka mugatera imbere. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited, iwacu umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane kabisa, tubaye ikaze.